Sobanukirwa umuhanzi Meddy muzi nk'icyamamare kandi koko nibyo ni icyamamare, mumenye uburyo yatangiye umuziki, aho yakuriye n'aho yavukiye, amazina ye bwite, uko yashatse umugore. Murabizi ibihuha byigeze kuvugwa ko ngo asigaye yarabaye inganzwa, ngo ategekwa n'umugore, ngo ibiki byose. N'inkuru zigeze gutambuka zivuga ngo Meddy ngo umugore yamutegetse gukura inyinya mu menyo yari afite ayikuramo, kandi koko nk'uko byagaragaye mbere yari afite inyinya, nyuma y'ibyo bihuha nyine iminyinya tubona nta ikirimo yabikuyemo. N'ibindi byose tugiye kubirebera hamwe kuri uyu munsi. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe na like, ubundi ukagomera hano ukareba. Icyo ukwiye kumenya ni uko burya ubu ngubu kuri uyu munsi Meddy tuvugana ni imfubyi, yaba kuri se no kuri nyina. Noneho reka turebe ngo ibijyanye nawe uko yakuze nyine, uko yabayeho kuva ubu kugeza na n'ubu. Mbaye ikaze. Ubundi Meddy amazina ye ya nyayo bamwita Ngabonziza Jobert. Gusa nyine muramuzi ko izina akoresha mu buhanzi, mu bintu by'imiziki ni Meddy nyine nk'ibisanzwe muramuzi. Ni umuhanzi uririmba hano mu Rwanda w'umunyarwanda nyine, aririmba mu njyana yitwa R&B na pop, izo ngizo uko ari ebyiri. Kandi icyo ukwiye kumenya ni uko indirimbo aririmba ni nawe uzandika nyine, mbega muri make twavuga ko yandika akanaririmba. Yavutse 1989, tariki 7 Kanama 1989. Gusa icyo mutari muziho ni uko buriya Meddy yavukiye mu Burundi. Yavukiye mu Burundi, Bujumbura mu mujyi w'Uburundi niho Meddy yavukiye. Kandi ise amazina ya se yitwaga Sindayihebura Alphonse. Gusa nanone nyina umubyara yitwaga Shyabukombe Alphonsine. Ubundi umuryango avukamo Meddy avukana n'abana 6. 3 bavukana mu nda imwe kuri se na nyina, abandi 3 bavukana kuri mukase. Cyakora Meddy yavuze ko kubera kubana n'ababyeyi babo nabi nyine bitari sawa nyine, namwe muzi byatumye ababyeyi be batabana ngo barambane. Mbega nyine ubwo murabyumva baratandukanye, ntago bakomeje kubana. Gusa ikindi kintu ahangaha, ise wa Meddy yapfuye yitabye Imana mu 2008. Murabyumva ni kera rwose, ni kera cyane. Kandi yapfiriye aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi nyine, aho yari yaragiye. Nyina yitabye Imana ku itariki 14 Kanama 2022. Ejo bundi murabyibuka rwose bwo hacaga itangazo ko nyina wa Meddy yapfuye, murabizi neza cyane. Kandi nyine yapfuye azize uburwayi. Yari arwariye muri Kenya. Gusa ubwo nyina yapfaga hari hashize iminsi 7 Meddy akoze isabukuru ye y'amavuko. Ikindi kandi uyu muhanzi Ngabonziza yize mu ishuri ry'incuke ryo mu Burundi ryitwa Ecole Independante. Ubwo umuryango we wagarukaga hano mu Rwanda, yakomereje mu ishuri rya hano rya Kigali ryitwa Saint Joseph. Arangije amashuri abanza yize imibare n'ubugenge mu ishuri rya Colombiere. Ubwo yajyaga muri Amerika rero yakomereje amashuri ye muri Trump County College. Yari muri Amerika muri Texas, yiga ibijyanye na science. Indi kandi Meddy kwinjira mu muziki ko bifite inkomoko, kuko ngo yakundaga kuririmba akiri mutoya, kandi ngo n'ababyeyi be bakundaga umuziki cyane ku rwego rwo hejuru. Ikindi kandi se wa Meddy ngo yari umucuranzi wa gitari, akundaga gucuranga gitari. Gusa nyine Meddy ngo ntabwo yigeze amubonaho neza, kuko ise yapfuye Meddy akiri mutoya. Meddy yakomeje gukura akunda umuziki, kuko nyina yakundaga kumwigisha indirimbo za Bob Marley. Indirimbo yitwa The Redemption Song niyo yakundaga kuririmba, banayimwigisha nyine. Mama urumva yamufashaga nyine mu bintu bijyanye no kumwigisha kuririmba nyine, cyane ko banakundaga umuziki bose. Gusa Meddy nubwo yabaye umuhanzi, yakuranye inzozi zo kuzaba umukinnyi w'iteramakofe, ari ukomeye nyine uhambaye.
gusa nyine ubwo yakundaga ibyo by'iteramakofi, nyina ntago yabimukundiye, nyine yashakaga kubimubuza, ariko nyine akabireka kuko yakuze Meddy yakuze ari byo yiyumvamo, ari byo bimurimo, nta kindi. Gusa n'umuziki yarawukundaga, ariko icyo yumvaga nyine azakora, yumvaga azaba umukinnyi w'iteramakofi. Murumva nk'umuntu wakuze nyine yumva azaba umukinnyi w'iteramakofi, yakoze imyitozo yabyo, yakundaga no gukora imyitozo yabyo, nyine akajya aho babyigisha mu majimu, mu masiporo nyine, kugira ngo azabigireho. Cyane ko yakoze imyitozo hagati ya 2000 na 2003. Mbere y'ibihumbi 2008 Meddy yari ari mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, yari ari mu bagize itsinda ryaririmbaga. Iryo tsinda ryitwaga Justified, ryaririmbaga mu rusengero rwa Zion Temple i Kigali. Aho ngaho yaririmbaga na The Ben n'utunganya umuziki witwaga Mucyo Nikora, n'uwitwa Mbabazi Isaac uzwi ku izina rya Lick Lick cyane. Kandi murabizi ko witwa Lick Lick niwe wanamutunganyirizaga indirimbo ubwo Meddy yatangiraga umuziki we. Kuva mu 2008, mu myaka 3, byari ibihe bidasanzwe ku buzima bwa Meddy ndetse no mu rugendo rwe rwa muzika, kuko nibwo yamenyekanye mu muziki, aranakundwa nyine hano mu Rwanda n'imbaga nyamwinshi baramukunda cyane. Mu 2008 nibwo indirimbo ye yasohotse Ungirira Ubuntu, nyuma hakurikiraho Akaramata, Amayobera, Ese Urambona n'izindi, abifashwamo nyine na Lick Lick wamutunganyirizaga indirimbo. Cyane ko izi ndirimbo ni nazo zamugize icyamamare, niho mbega kariyeri ye yo kwamamara cyane, niho yatangiriye ahita aba umusitari cyane, nizo zamuhitingiye nyine. Nyuma yakomeje asohora indirimbo harimo Igipimo, Ubanza Nkukunda n'izindi, noneho aribwo noneho yandikaga izina bya nyabyo kurusha mbere yaho, ziragenda zirakundwa cyane. Hagakurikiraho n'Inkoramutima nyine n'izindi. Ubundi mu 2010 Meddy na The Ben yari abahanzi bakunzwe cyane hano muri muzika nyarwanda. Gusa ku itariki 4 Nyakanga mu 2010 nibwo aba bahanzi babiri Meddy na The Ben bari mu bahanzi bagiye kuririmba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo bari bagiye kuririmba mu nama bise Urugwiro Conference. Yari igitaramo cyari cyateguwe n'Abanyarwanda baba hanze. Gusa ubwo bagerayo nibwo bahise bigumirayo, ntibagaruka, bahise bigumirayo. Icyo gihe ntabwo bongeye kugaruka hano mu Rwanda. Gusa nyine byababaje abafana babiteyeho comment cyane, nyine bumva ntabwo yari ibintu bya nyabyo kuba bagenda. Bamwe batangira kubashinja ngo ni uguhunga igihugu, ku buryo nyine ngo banahanwa n'amategeko ngo ni uguhunga igihugu. Impamvu nyine babifataga nk'icyaha cyanahanwa n'amategeko, ko ngo nta cyemezo bari bafite cyo gutura nyine muri Amerika. Gusa Meddy yavuze ko kuva mu mwaka wa 2010 we na The Ben ngo ubwo boherezwaga mu kazi muri Amerika, nyine yabivuzeho ubwo bagiye boherezwaga mu kazi bakagumayo, yaje kuvuga ko kugiyeyo nta kindi, nta rundi rwango rundi cyase guhunga igihugu nk'uko babivuga, ahubwo nyine ngo byari mu buryo bwo gushaka iterambere ryabo, nyine ngo bakore cyane babone amafaranga. Kandi yongeye ijambo rigira riti turi Abanyamerika mu mpapuro, ariko turi Abanyarwanda mu maraso. Bakigera muri Amerika, Meddy yahise ajya kwibera muri Chicago, ni naho yakomereje gukora indirimbo ziwe, akorana na Press One, inzu yatunganyaga umuziki aho ngaho muri Amerika. Aho hari harimo na The Ben n'undi muraperi witwa K8 Kavuyo, n'undi wabatunganyirizaga indirimbo nyine Lick Lick, na director wabo wabatunganyirizaga amashusho y'indirimbo uzwi nka Cedro. Bakomeje gukundwa n'abafana, baraniyongera cyane,
ubwo bongeye gusohora indirimbo bari muri Amerika. Ku ruhande rwa Meddy ubwe yaririmbye indirimbo nyinshi ari muri Amerika, harimo Oyama na Salam, Holy Spirit na Nduwi Kigali, ya indi yitwa ngo Nduwi Kigali n'izindi. Gusa nyine mu mashusho yazo hagaragaragamo abahanzi bose bo muri rya tsinda rya Press One. Kuba baragiye muri Amerika ntibyabujije gukomeza gukora umuziki kandi bakomeza no kwamamara hano mu Rwanda. Kuva mu mwaka wa 2013 kugeza na n'ubu Meddy aba muri Texas muri Amerika. Ubwo yakomeje kugenda yikora indirimbo harimo Ntawamusimbura, Burinde Bucya, Slowly n'izindi nyine, kuko ntabwo yigeze areka umuziki cyangwa ahagarare ngo acike intege wapi. Ikindi kandi yakunzwe mu ibihugu yakunzwemo cyane ni Uganda, Tanzania, Kenya ndetse no mu Burundi, kuko hano mu Rwanda haba ari number 1 aba ari kuri top nyine. Mu mwaka wa 2015 Meddy yatangiye kwamamaza igitaramo cye yise Ni Njye Meddy, ubwo yaririmbye mu bihugu by'i Burayi bitandukanye, yakoze ibitaramo byinshi kandi bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomereza muri Canada, asoreza muri Afurika, ubwo yaririmbye muri Kenya, Tanzania no mu Rwanda, ashimisha abafana be bakomeza kumukunda cyane. Ubwo yari mu mwaka wa 2017 ku itariki ya 26 Kanama 2017 ubwo Meddy yazaga mu Rwanda atangira kugenda aganira n'itangazamakuru, nibwo yaje nyine kumenyekanisha ko hari umukobwa bari mu rukundo nyine bashimanye barimo guteretana. Yavuga yuko nyine bibaye ngombwa hatagize igihinduka bazana abana bakubaka urugo. Gusa nyuma yo gutangaza ibyo ngibyo, nyuma hadaciye igihe kinini ubundi haje gutangazwa ubukwe bwe buraba. Ubukwe bwaje kuba bw'umuhanzi Meddy n'umukunzi we witwa Mimi ukomoka muri Ethiopia. Tariki 22 Gicurasi mu 2021 kubera i Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibyo birori byitabiriwe n'abantu bake batari benshi cyane, kuko nyine byari mu rwego rwo kwirinda coronavirus. Icyo gihe hariho COVID. Mu babyitabiriye gusa harimo abahanzi abazwi mu Rwanda, abazwi no muri Amerika. Uwa mbere yari The Ben n'umuhanzi Emmy na Miss Grace Bahati wabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2009, na King James na Adrien Misigaro n'umuhanzi Shafi n'abandi batandukanye. Gusa nyuma yuko bakoze ubukwe hakwirakwijwe amakuru ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko ngo Mimi ngo ashobora kuba akubita umugabo we Meddy, nyine ibintu nk'ibyo. Hacicikanya amagambo ngo Meddy yabaye inganzwa ngakubitwa n'umugore cyangwa se ategekwa n'umugore n'ibindi bintu nk'ibyo by'abakimbirane bisa nabyo. Ubwo Meddy yakomezaga kubyumva, yahamagaye umugore aramubwira ati asobanure nyine iby'iryo hohoterwa. Ngo uyu mugore yaje abihubura avuga ati icyiza nkeneye umusemuzi, gusa rubanda bagira igihe. Gusa nuko nyuma byaje kumenyekana ko aya makuru yari ibihuha, kuko byemejwe n'inshuti y'umuryango. Ubwo inshuti y'umuryango yakoranaga ibiganiro n'itangazamakuru avuga ko nyine ngo kuva yabona uyu muryango nyine Meddy n'umugore, kuva yabamenya, kuva babana, ntarabona aho babwirana nabi, batongana n'utundi tuntu tw'amakimbirane nk'uko. Mu 2022 nibwo Meddy n'umugore we Mimi babyaye umwana wa mbere w'umukobwa, bahise bamwita Mirangabo. Gusa umwana wabo ntabwo yakunze kugaragara mu nyine ahantu ngo bamushyire hanze cyane amafoto ye n'amashusho ye, ariko ubwo bamukoreraga isabukuru ye yujuje umwaka nibwo bashyize hanze amafoto ye menshi cyane n'ukuntu nyine bari bamukoreye ikirori. Inshuti za Meddy za hafi, nyuma y'igihe kirekire Meddy atagaragara nyine asa n'umuntu uri busy, baje kuvuga ko nyine Meddy ashobora kuba ngo yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, yaragiye mu gakiza.
ku buryo nyine ngo kuri ubu ngubu bigoye kuba yakongera gukora indirimbo zino zisanzwe nyine atari indirimbo z'Imana z'Imana nyine. Ikindi kandi amakuru amuvugwaho ni uko ngo Meddy ari gutegura alubumu ye kugira ngo asohore indirimbo. Gusa iyi alubumu igizwe ngo n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana gusa byonyine. Ari gupanga iyi alubumu nyuma y'uko amaze gukorana indirimbo na Adrien Misigaro. Iyi ngiyi murayizi yitwa Niyo Ndirimbo. Gusa iyi ndirimbo yasohotse nyuma y'ubwo Meddy yatangazaga ko avuye muri zino ndirimbo zisanzwe, ubu ngubu yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nta ndirimbo ye n'imwe izongera gusohoka atari iyo kuramya no guhimbaza Imana. Gusa ngo byaje kubabaza abafana be cyane nyine, bumva ni ibintu bibabaje, ibintu by'agahinda nyine, gusa nta kundi, ariko byari bigoye. Gusa Meddy yatangaje ko ikintu atekereza kikamubabaza mu buzima bwe ari uko nyine yapfushije ababyeyi bombi, nta mubyeyi n'umwe afite wo mu maraso. Dore ngayo amateka y'umuhanzi Meddy tuzi nka Ngabo Midari w'icyamamare wibera muri Amerika. Ni aha ngaha tubisoreje, gusa mukomeze gukanda subscribe na like na sharing, ubundi dukomeze n'ibiganiro by'ubutaha byiza cyane ibindi nk'ibi. Wowe ndagushimira wowe uba warebye wakoze subscribe ukareba ikiganiro kugeza kuri uyu munota, uri uw'agaciro rwose.